Oh. Mbasuze kandi bifuza kugira ibyiza mwese mukomeje gukurikira Isango Star, mwese mukomeje gukurikira Isango Talent Promotion. Turi ku umunsi mwiza cyane, umunsi wa mbere ni umunsi mwiza cyane umeze neza. Ahangaha rero turi mu kiganiro Isango Talent Promotion. Murabizi sinjya mbatenguha, bambafitiye abatumirwa cyangwa abantu baje kuza kunganiriza ku bijyanye n'impano zabo uko ziba zaratangiye nuko ziba zarageze zigaragara. Hano kuri micro ndi kumwe numwe mu bahanzi, ariko mbere yuko abanza kuza kubibwira kandi mbibutse ko nge nitwa Confiance Rwanda, ndi hano ku Isango Star. Ndi kumwe rero numwe mu bahanzi bamaze iminsi yori kuhanga. Uyu munsi reka tumwakire watangire twibwira. Nitwa Emmy Habinshuti. Yego, nkaba ndi umuririmbyi. Ngerageza kuzamura akamikoro gatoya. Nitwa Emmy Habinshuti, nkaba ndi umuririmbyi. Emmy Habinshuti, uri umuririmbyi, watangiye kuririmba ryari? Hashize igihe kinini, ariko byagiye bitakunda neza bikagenda byanga. Yego. Hanyuma muri iyi minsi nibwo nongeye kongera kugira icyo gitekerezo, ndongera ndabigerageza nanone. Iyo uvuze ngo hashize igihe kinini, ubushatse kuvuga ko hashize igihe kingana iki? Natangiye kuririmba nko mu 2009, ariko ntibyazamuka, ntibyagenda neza, ubwo ndabireka. Nyuma rero muri iyi minsi nibwo nongeye kumva mfite uwo muhamagaro, hanyuma ubwo ndongera ndabigerageza. Watangiye kuririmba muri 2009? Yego. Nibwo impano yawe yatangiye uvuga ngo nibwo numva impano yanjye iratangiye, nibwo ngiye gutangira kuririmba, cyangwa hari imbere yaho watangiriye? Imbere yaho nari nsanzwe ndi umuririmbyi, ariko wenda nibwo navuga ko natangiye kuba nakora indirimbo nkayishyira hanze ikagaragara, ikumvikana. Hanyuma rero ubwo ntibyakunze ko nkomeza. Hanyuma ubu muri iyi minsi nibwo wenda numvise byongeye gukunda, ndavuga nti reka nongere ngerageze. Muri 2009 rero ni iki cyatumye ubanza ushobora kuvuga ati noneho ngiye kubanza mpanga indirimbo yanjye nyandike ubundi nanayiririmbe? Ni ikihe kintu cyakujemo kugira ngo ubashe kubikora gutyo? Ni ibintu nkunda, ndabikunda cyane kandi nkabyiyumvamo. Ni nayo mpamvu hagiye hashira igihe kinini cyane, ariko nkongera nkavuga nti reka nongere ngerageze andi mahirwe, nanone nongere ngerageze ndebe. 2009 waririmbaga wenyine, waririmbaga muri korali, ko tubona n'ubundi umeze nk'ukuzeho imyaka yawe, wenda nimba nayo wayitubwira nta kibazo. Icyo gihe naririmbaga muri korali, ariko nanone ndirimba natangiye gukora indirimbo zanjye bwite, n'izanjye nari nakoze icyo gihe. Ducishirizaho gato wenda utacuranze, twumvishaho gatoya ukuntu kari kameze nk'akaririmba karirimbaho amasegonda nka 30. Yesu niwe mucyo w'ukuri, niwe mahoro y'abamukunda, kandi nk'uko akunda abantu be, niko dukwiye gukundana. Yesu niwe mucyo w'ukuri, niwe mahoro y'abamukunda, kandi nk'uko akunda abantu be, niko dukwiye gukundana. Yesu niwe mucyo w'ukuri, niwe mahoro y'abamukunda, abantu be, niko dukwiye gukundana. Nabonye inshuti nyanshuti, izabana nagiteka, mu ntambara no mu makuba, mu bikomeye n'ibyoroshye. Ako niko waririmbaga muri icyo gihe 2009? Icyo gihe naririmbaga, ariko nari nakoze izageraga kuri 3. Yego.
wari wakoze 3 2009 utangira kuri ako ngako. yego Ni wowe wari wakwiyandikiye ese muri 2009 wabashije, kuko tuzi ko byari kera cyane, wabashije kuba wabasha kubona uko ujya muri studio ukagenda ukakaririmba bakakarikodinga, byagenze gute? duhereza uko byabimeze muri icyo gihe. ni jyewe wiyandikira. Hanyuma rero icyo gihe naje kubikunda nyine, nza kubaririza, barambwira bati hari abantu bakora indirimbo. Yego, ndagenda ndabegera muri icyo gihe 2009. mu 2009 ehe, ndagenda ndabegera, ntangira audio ya mbere. iyo ugiye kumva ukibona muri studio ukuntu hari ameze, wumvaga bimeze bite? ntabwo wari ufite? oya, ntabwo nari mfite ubwoba kuko nari nsanzwe n'ubundi ndirimba nko muri korali. Yego, ariko nkumva nanone nkumva ni ibindi bintu byiza nanone byiyongereyeho kuba ntangiye gukora indirimbo zanjye nk'uko nabikundaga. hanyuma nkaba ngiye kubaha noneho indirimbo zanjye abantu bagiye kuzumva, ntagiye kuzihamana jyenyine. amafaranga ya mbere wajyaye muri studio muri 2009 wayakuye hehe? aya mbere yo nayahawe n'umubyeyi. icyo gihe wari ukiba mu rugo? nari nkiba mu rugo. wari ufite nk'imyaka nk'ingahe? nk'imyaka nka 22 cyangwa. Himbamo indirimbo, hari icyo bishobora kuba byaragukoreye, wenda hari abantu bakumenye, hari amafaranga ashobora kuba yarakwinjirije muri icyo gihe? amafaranga yo ntayo byanyinjirije, ariko abantu batangiye kujya bayumva, nkajya njya kuririmba ahantu hamwe mu maparuwasi amwe n'amwe y'aho mu gace k'iwacu. Yego, ni ibyo ngibyo gusa. cya gihugu cyiza cy'Isiyoni, nguye kureba mwami wabambiwe, nguye yemwe ndakumbuye, ubwo nzagera ku ijuru amahoro, gafatanya ntanera guhimbaza Imana, nshima cyane nimbona uwo mwami, nzaba mpari nanjye sinzaburayo, uzaba uhari nawe ntuzabureyo. nkumbuye kujya mu ijuru, nkumbuye kujya kureba abera. ngira ngo ni indirimbo ya gospel nziza cyane, indirimbo wumva ko yari yandikitse, yari imeze neza. turacyari mu kiganiro Isango Talent Promotion, njye nitwa Confiance Rwanda. ushobora kuza kuri social media zose ukagenda followinga, ukarayikinga, ndetse n'ibiganiro bya Isango Talent Promotion. muri no minsi by the way uraza kuza kujya kuri YouTube wandike Isango Talent Promotion, uze kuza kuba wabona bino biganiro byose tuba turi kuba twakugezaho. izo 3 rero urazikora, uzishyira hanze, ziragenda ziba indirimbo abantu bagenda bakumva. watubwiye ko wagiye ukinana ku maradiyo yandi hariya mu majyepfo ya za Sarusi n'izindi za RC Huye. nyuma yaho uza kuza nibwo wahise uhagarika, byagenze bite? narahagaritse nyine, nabuze uburyo bwo gukomeza. bwa buryo nyine kubera amafaranga umubyeyi yaguhaga. noneho ubwo igihe cyari kigeze nyine nawe atayafite, ubwo nyine nanjye ntakomeze, ubwo ndabihagarika, ndavuga nti ntacyo, reka ntegereze wenda Imana nizi uko bizagenda. watubwiye ko ya mbere wayihimbye ufite 22, zose zari mu mwaka umwe. mu mwaka umwe? ibihumbi 120 harya Nikora niwe uri kuri kamera. Okay, reka tumushimiye cyane nawe uri kudufasha kugira ngo n'amashusho agiye agaragare neza. ni 120 byose urabirekura mu mwaka umwe, reka nze mbikore. umubyeyi byose arabiguha? Yego. himba rero umva myaka 12 yose byari byahanze. byagenze gute rero kugira uvuga ati none ngiye mpimba indirimbo yitwa Uwanjye nindagizana nayisohora? iyo ngiyo nayo nayihimbye muri icyo gihe, ariko sinabona uburyo bwo kuyikora. ubwo rero nyuma nibwo naje gutekereza mu minsi ishize. bwireho rero Uwanjye wayikoze, ni iki cyatumye nyine uyikora? handitsemo ibiki? n'icyo wari kuvuga? urumva ni indirimbo y'urukundo y'abantu bakundana. Yego, navugaga uburyo umukunzi wanjye ari mwiza kandi akaba ari uwanjye ubwanjye, nanjye nkaba ndi uwe. Yego, nuko ubwo rero umukunzi wavugaga ubwo yari Imana cyangwa avuga umukunzi? iyo ngiyo ni umukunzi n'uwo dukundana.
Okay. kuko iyo ngiyo ntabwo ari niwe noneho nabonye no muri video ngira ngo nabaza kuza kureba video barayibona niwe wowe. oya ntabwo ari we ntabwo ari we ruya no wamfashije gusa nkuko abantu bamfasha nawe wamfasha aya sinanye se nka umukunzi oya ni wawe umukunzi ariko wamfasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi yego yagiyemo rero uriya no wagiyemo ngira ngo wari urimo mu kugaragaramo mu mashusho ubwo ngira ngo bakunda kwita video vixen baba barimo mu video koze kubera wenda ko nakoramo amafaranga yego ahubwo nari nsanzwe n'ubundi nkunda kwicurangira nk'uturimbo niga gitari nk'uko ndi kuyiga yego nkicurangira uturimbo two hanze twakarahanyuze nitwo nacurangaga cyane hanyuma rero iriya kuko nayo yigize gutarukiramo nkayandika uko nguko ndavuga ntari kuwayiheraho nayo nkareba hanyuma wenda nkazakomeza n'ibikurikiyeho nuko nyiheraho gutyo. Okay. Indirimbo rero zawe twihuse ni hehe bashobora kuzisanga? Ubu mfite YouTube channel yego ziriho hariho iyo ndirimbo yitwa Uwanjye hakabaho n'indi yitwa Inshuti yego ya vuba hanyuma hakabaho n'indi yitwa Nyirubuntu yego nizo ngizo hakabaho n'izindi za cover nagiye nkora nasuyemo z'abahanzi ba kera babahanuzi. Bibiana Nshuti yanjye y'amagara usigaye ubahe ona kikubona Bibiana Nshuti yanjye ko twabanye kuva kera shenge disibu cyume mugira Bibiana Nshuti yanjye ko twabanye kuva kera shenge disibu cyume mugira igihe wagendaga ntabwo wasezeyeho Nshuti ngo menye abo ugiye nzakwandikire Bibiana Nshuti yanjye ko twabanye kuva kera shenge disibu cyume mugira nahoze ndeba ubwiza bwawe koreka nasanze usa na bike koreka ngwino ndebe ngwino ndebe ngwino ubwiza bwawe ubwiza bwawe nahoze ndeba amaso yawe koreka nasanze usa na bike koreka ngwino ndebe ngwino ndebe ngwino ubwiza bwawe ubwiza bwawe nuwanjye nanjye nduwe nicaye mu gicucu cyenezerewe ndirimba